Ese Imana yakemera ko ibinyoma n'ubugome bya Eric bisugira amakuba n'agahinda bigakomeza kuba kuri Mariya? Bakunzi ba Legend Update Pro, episode ya kabiri y'inkuru yacu impeta y'ikinyoma. Yarangiye Mary yaguye kuri telefone ya Eric mu gikoni. Icyo gihe yahise yihutira kwandika kuri Instagram ngo arebe ko yatabarwa. Gusa ntabwo twamenye niba yarabashije gukanda send ngo ubutumwa yanditse bugende, kuko mu gihe yarangizaga kwandika ubutumwa yumvisha ibirenge bimanuka biza ahari. Eric yarakangutse, isindwe rimushizemo aje gushaka telefone yari yabuze. Uyu munsi rero muri episode ya gatatu y'inkuru yacu impeta y'ikinyoma tugiye kureba uburyo ugutabarwa kwa Mary gushobora gutangira gufata indi ntera. Tubane muri iyi nkuru. Niba utarakora subscribe akaba ari nabwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel Legend Update Pro, wakanda subscribe. Niba dusanzwe tubana wakunda iyi video kanayisangiza abandi. Mary acyumva umuntu amanuka azahari, umutima we warasimbutse. Mu kanya nk'ako guhumbya yahise azimya telefone vuba vuba. Yahise ayisunikira muri matera ishaje yaraharagaho. Ako kanya yahise afata umukoropesho atangira guhanagura hasi n'imbaraga ze zose. Gusa intoki ze zaratengurwaga kubera ubwoba. Eric yahagaze mu muryango, amaso ye yatukuye ndetse areba Mary mu buryo buteye ubwoba cyane. Isura ye yari yuzuye umwaga bigaragarira amaso. Iyi sura yari itandukanye kure cyane niyo Mary yari yaramenyeye kuri video call ubwo yari akiri i Kigali ateretana na Eric. Eric yahise abaza Mary mu ijwi ririmo umujinya mwinshi ndetse n'iterabwoba ati, telefone iri, ndabizi yasigaye mu gikoni kandi nzi neza ko ari wowe wanyuze. Telefone iri. Mary yahise asuka amarira y'ubwoba n'agahinda, anahinda umushyitsi mwinshi cyane, atakamba mu ijwi ririmo ikiniga, Eric, nta telefone mfite, nari naje guhanagura amazi yamenetse, sinzi aho telefone iri rwose, nta telefone mfite Eric. Eric yahise asunika Mariya n'imbaraga nyinshi cyane, maze Mariya agwa hasi ndetse aranakomereka nubwo bitari bikabije. Muri aka kanya nta mbabazi na mba Eric yari afite, kuko yumvaga ko telefone iramutse igeze mu biganza bya Mary byaba ari ibibazo biteye ubwoba. Eric yahise atangira gusaka icyumba cyose, yakuruye amashuka, amenagura indobo n'amazi, amena ibintu byose byari biri muri icyo cyumba, asandaza utwenda dushaje Mary yari asigaranye, ariko ntiyabonye telefone. Mu gihe Eric yakoraga ibyo byose, uwo mwanya wari umwanya w'ihungabana rikomeye cyane kuri Mary. Gusa kubw'amahirwe Eric agiye kugera neza aho Mary yashyize ya telefone, haburaga santimetero nke cyane, maze yumva telefone ye irasonnye. Muri icyo gihe Mary yari yafunze amaso ye ari gusenga Imana mu mutima, kuko yumvaga urupfu rwe rugeze. Telefone ya Eric igisona yahise atekereza ko ari umugore we Sarah uri guhamagara, kuko yari yajyanye abana mu rugendo i Montreal. Ako kanya Eric ibyo gushakisha telefone yahise abivamo, maze azamuka yihuta cyane ajya kwitaba. Mary yariruhukije cyane, arapfukama ashimira Imana imukijije urupfu rw'ako kanya, kuko iyo Eric aza kumenya ko Mary yageze kuri ya telefone ye akabona n'ibyo yanditse kuri ya Instagram, nta kabuza Mary ntabwo yari kuba amahoro. Muri ako kanya icyari gisigaye yari amatsiko Mary yari afite no kwibaza kwinshi, aho yibazaga ati, ese Patrick yabonye ubutumwa bwanjye? Ese niba yabubonye arabikoraho iki? Ko bari mu mijyi itandukanye. Ese
naba ngiye gutabarwa. Muri icyo gicuku rero mu mujyi wa Ottawa, Patrick yasomye ubutumwa yicaye mu nzu iwe. Umutima we warasimbutse. Ibyo yasanze muri ubwo butumwa ntiyabyizeye na busa. Ntabwo yabyizeye kuko Patrick yari asanzwe azi Mary ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane Instagram, kuva na kera Mary akiri i Kigali. Yari asanzwe yaranabonye ya mafoto Eric yagiye postinga avuga yuko ubuzima bwaryoshye, mbese yarigize Mary. Patrick kubera umujinya n'agahinda ndetse no gusubiza amaso inyuma akibuka uko ibintu byagiye bigenda, Patrick yongeye gusoma amazina yitonze nanone, maze arongera areba n'amafoto ya Mary. Arongera asoma bwa butumwa, areba amagambo asaba gutabarwa, arimo amarira n'agahinda, arimo ihungabana rikomeye cyane, arimo ubugome umwana w'umukobwa yakorewe. Patrick yakomeje kugenda yibuka ya mafoto n'amagambo byo kuri Instagram Eric yabaga yapostinze kenshi abeshya ko Mary ari muri Paradise Toronto muri Canada. Patrick yahise abona ko byose yari umutego w'ikinyoma n'uburiganya bw'agahomamunwa, byose byateguwe n'uyu muryango w'abahemu n'abatekamutwe. Patrick ntiyazuyaje na busa. Gusa imbogamizi yagize ntabwo yari azi aho iyi nzu ya Eric iherereye i Toronto. Kandi Toronto ni umujyi mugari cyane. Ni umujyi urimo imihanda n'amazu ibihumbi. Patrick ako kanya yahise yibuka umusore w'umunyarwanda ukora muri polisi ya Canada. Patrick yahise amuvugisha amubwira byose uko bimeze, maze amusaba gufata ubwo butumwa bwa Instagram nka dosiye yo kurengera ubuzima bw'umuntu uri mu kaga. Sabye ko bagerageza bagakurikirana IP address. Iyi ni imibare iranga igikoresho cyose kigiye kuri internet. Yamusabye ko bayifashisha maze bagakurikirana aho bwa butumwa buturutse, bikaba byabafasha kugera ku nzu ya Eric i Toronto. Bakunze ba Legend Update Pro, ibi byose byabaga Mary ari mu mwijima, ari muri basement yabagamo, asenga, apfukamye asaba Imana. Iyi episode ya 3 irangiye Mary agisaba Imana gutabarwa. Patrick we n'inzego z'umutekano z'i Toronto batangiye gutegura umugambi wo gukurikirana aho ubutumwa bwavuye hifashishijwe IP address y'iriya telefone yohereje ubutumwa. Ariko se ibi bintu bizoroha ko telefone Mary yamaze kuyizimya? Ese birashoboka ko polisi izabasha kubona location ihamye neza mu gihe telefone Mary yayizimije? Ese ubu butabera buhagurukije Patrick buzagera kuri Mary agihumeka? Ntimuzacikwe na episode ya 4 y'iyi nkuru yacu Impeta y'Ikinyoma. Kwibutsa ko wakanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel Legend Update Pro. Niba dukunze kubana mu nkuru tubategurira tukanazibagezaho, wakanda like kuri iyi nkuru ukaba wanayisangiza abandi. Iyi ni inkuru Impeta y'Ikinyoma. Ese urabona Imana ishobora gutabara Mary binyuze muri Patrick? Watubwira igitekerezo cyawe muri commentaire. Turabashimiye kubana natwe muri iyi nkuru. Ibihe byiza, tuzasubira.